bitwara gisirikare, imyitozo, morale ni nk'abasirikare. Akarasisi kabo titegereje neza ushobora kubitanya n'abasirikare bitewe n'uko bagira ingando ndetse bakanakora ikosi abenshi bita amafunzo. Bagira icyo bita impeta abenshi bita amapeti. Mu gisirikare ho zitwa impeta za gisirikare. Abo uzabasanga mu bihugu hafi ya byose hano ku isi ndetse na hano iwacu mu Rwanda barahari. Bagira uniformo, ibendera n'indirimbo yubahiriza icyiciro cyabo. Nubwo rwose bitwara gisirikare ariko ntabwo babita umutwe wa gisirikare kuko badakoresha intwaro cyangwa barangwa n'ibikorwa byo kurwana. Icyakora ngo barangwa n'ibikorwa by'ubutabazi butandukanye birimo gufasha abayeho mu buzima bubi, gutabara mu gihe cy'impanuka ndetse n'ibindi byinshi. Ubundi tumenyereye ko imitwe yitwara gisirikare irangwa n'ibikorwa byo kurwana, ariko se noneho aha bitwara gisirikare batarwana yewe ntibagiye n'ibikoresho bya gisirikare nibanuki. Reka twinjire muri The Inside y'uyu munsi, ubundi turebere hamwe iby'abasirikare badakoresha intwaro. Icyo ngusaba ni ukandira kuri iyi video, niba kandi ari ubwa mbere ugeze ahangaha kora subscribe kugira ngo tuzabicuka n'inkuru zicukumbuye tubategura umunsi ku munsi. Njye wumva nitwa Joe 12, mbahaye ikaze. Ahari wigize kubabona iwanyu ku nsengero z'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu myiyereko iryoheye ijisho itandukanye cyane ya gisirikare, icyo bita parade. Bitwa Jiya, mu gifaransa se bakitwa Jeunesse Adventiste, mu cyongereza bakitwa Seventh Day Adventist Youth. Ubwo nubishyira mu kinyarwanda urasanga ari urugaga rw'urubyiruko rw'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Amateka yabo atangira mu mwaka w'1879. Batangiye biturutse ku gitekerezo cy'abasore babiri b'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi barimo uwitwa Luther Warren wari ufite imyaka 14 ndetse n'uwitwa Henry Fanny wari ufite imyaka 17. Aba kandi babarizwaga mu itorero riherereye Hazleton muri Michigan ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngo bakaba barabikoze mu rwego rwo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'abasore, ndetse ngo bakaba bari bamaze kwiyegurira Imana, bityo bakifuza ko inshuti zabo z'abasore bo muri ako gace bahinduka bakegurira ubuzima bwabo Yesu Kristo. Batangiye itsinda ry'abasore 9 maze bagahura mu cyumba cyitwa Luther Warren. Gusa nyuma baje kwakira n'abakobwa. Ibi bituma bahindura aho bahuriraga maze batangira kujya bahurira aho basengeraga. Ushobora guhita wibaza uburyo byanyuzemo kugira ngo habeho kwaguka gukomeye kuri aba batangiye ari itsinda rito kugeza n'ubwo bageze mu bihugu bya Afurika birimo na hano iwacu mu Rwanda. Nyuma y'uko aba basore babiri batangiye umuryango w'Abajiya, hakomeje kwaduka n'indi miryango ikora nkawo. Aho mu mwaka w'1891 umusore witwa Menyabyinshi yashinze ihuriro ry'urubyiruko aryita Adventist Youth Organization ahitwa Antigua. Uyu muryango watangiranye n'abanyamuryango 30. Ibi kandi babikoze bitewe n'uko bumvisha inkuru yabo muri Michigan. Bivuga ko muri iri huriro bigiragamo indirimbo zo guhimbaza Imana, ibyanditswe bya n'amasengesho atandukanye. Rimwe na rimwe bagasoma ubuhamya bw'abandi. Mwibutsa ko kandi iyi miryango ndi kukubwira yavukiraga mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Usibye amahuriro abiri maze kukubwira, nyuma hagiye haduka n'andi menshi muri Amerika, kandi yose akaba yagendaga ku nyandiko z'uwitwa Ellen White. Amwe mu mashuri yadutse nyuma yaya harimo iryashinzwe n'uwitwa Daniels wo mu majyepfo ya Australia mu mwaka w'1892. Nanone mu mwaka w'1893 hashinzwe n'indi huriro muri College View ho muri Nebraska, aho nabo bahuraga bagamije gukuza ubumenyi mu bya mwuka ndetse no kwihugura mu ivugabutumwa. Muri uyu mwaka n'ubundi hashinzwe irindi huriro muri Michigan ahitwaga Battle Creek, baryitira umukobwa witwaga Dorcas. Naryo rikaba ryahitaga gufasha abakene, kandi bakaba bari baramaramaje gushaka Imana binyuze mu masengesho. Mu mwaka w'1894 Luther Warren wari mu basore babiri bashinze irya mbere yaje kwimurirwa i Dakota y'Amajyepfo. Agezeyo ahashinga irindi huriro aryita Sunshine Band, ryashyizeho uburyo bwo gushyira kuri gahunda urubyiruko rwarwo. Nibwo mu mwaka w'1901 mu nama rusange ya General Conference hemejwe ko Jiya ibaye icyiciro cy'itorero, ariko kikajya gikorera mu buryo bita ishuri ryo ku isabato.
byajyaga binatangaza benshi iyo bumvaga ngo abadivantiste bagiye mu mitwe, ari byo basobanuraga ko ari gahunda yo kwiga Bibiliya mu buryo bw'amatsinda, bita ishuri ryo ku isabato, abandi bakayita imitwe nyine. Mu mwaka w'1903 inama ya General Conference yongeye guteranira muri California, hagaragaza ko hari amahuriro 186 afite abanyamuryango bangana 3,478. Aya mahuriro kandi yaturukaga ku bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'i Burayi no ku yindi migabane. Muri ayo twavugamo nk'Ubwongereza, Jamaica, Thailand, Afurika, Ubufaransa, Canada, Haiti ndetse na Australia. None mu mwaka w'1907 inteko nkuru rusange y'Abadivantiste yongeye guterana maze ibona ko kugira ngo abasore bagire imyiteguro bikwiye ko haba icyiciro cyabo cyihariye, icyo basobanuye nka department, mu buryo bwo kugira ngo batozwe nk'abasirikare igihe bategura gukorera umwami wabo mu buryo butandukanye no kuvuga ubutumwa bakiri bato. Maze kuva ubwo hatorwa komite, aho witwa Milton yatorewe kuba umuyobozi mukuru w'icyo cyiciro, naho witwa Matilde atorwa kuba sekreteri, ndetse hanatorwa n'abandi benshi bari bagize iyo komite. Nyuma y'iki gihe itorero ryaje gushyiraho umunsi wihariye w'urubyiruko, waje no kwitwa umunsi w'ababwirizabutumwa bushake, Mission Volunteers Day. Uyu wari umunsi w'urubyiruko rwagombaga kwisanzuraho rukidagadura ariko binyuze mu iyobokamana. Uyu munsi kandi wahise ushyirwaho ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere, bakawizihiza buri mwaka. Mission Volunteers Day wijihijwe bwa mbere mu mwaka w'1907, ariko ntibyagarukiye aho gusa, kuko ahubwo hashyizweho n'umunsi w'abajiya bawita Pathfinder Sabbath. Muri uyu mwaka n'ubundi General Conference yongeye guterana, maze bayikicira izina bakita MV. Guhera ubwo batangira kuvuga ubutumwa hirya no hino ku isi mu byiciro bitandukanye babarizwagamo. Mu mwaka w'1909 muri MV havutse icyiciro cy'abakuze bakise NE, naho icy'ingimbi bakita CAD. Gusa icyo cyaje guhindurirwa izina bakita Explorer, mu Kinyarwanda bisobanura umuvumbuzi. Mu mwaka w'1922 nibwo hashyizweho icyo bita imitwe y'amajyambere, maze mu mwaka w'1930 haboneka abitwa Master Guide. Muzabona bambaye nk'abayobozi bakuru mu ba gisirikare. Aba Master Guide kandi bakaba ari abayobozi bakuru ba CAD. Muri uyu mwaka kandi habayeho bwa mbere icyitwa ingando, nakubwiye bwa mbere ngitangiriye inkuru. Iyi ngando ikaba yari igamije kwigisha abayobozi ari nabo ba Master Guide. Noneho mu mwaka w'1932 hatangiye ikindi cyiciro bitaga Tizone, gitangira mu Bufaransa, nyuma kiza kwitwa Venturi. Iki kikaba ari cyo kibarizwamo abana batoya kuva ku myaka 4 kugeza ku myaka 9. Mu mwaka w'1976 habonetse igitekerezo cy'uko MV yakitwa Jiya, maze biza kwemezwa mu mwaka w'1977. Noneho rero nyemerera ubwire bimwe mu birango by'ibi byiciro by'abajiya. Ndahera ku ndirimbo yubahiriza uyu muryango w'abajiya. Iyi ndirimbo yanditswe n'uwitwa Henry Theodore. Nyuma yayo haza ikirango cya Pathfinder cyambarwa n'aba Explorer, cyakozwe na John Hahn. Iki kirango kandi kikaba cyari gihagarariye Jiya. Gukura kwa Jiya byagaragaye guhera mu mwaka w'1928 kugeza mu mwaka w'1957. Nyuma yo kumva inkuru nziza, abasore n'abakobwa batangiye gukwirakwiza iyo nkuru mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Bivuga ko bakoze umurimo ugoye cyane, ko ngo bakoreshaga amato mu ngendo zabo, bitewe n'uko ngo muri icyo gihe nta ndege zabagaho nk'uko bimeze ubu ngubu. Muri izo ngendo uwitwa Matilde ndetse na Arthur banditse integanyigisho y'impeta 16 z'ibanze, izo twasanisha n'amaranka cyangwa se amapeti. Zari impeta 16 umujiya wese agombaga ko bazizi. Zimwe muri zo harimo nko kuba umunyakuri, kumenya ibijyanye na mekanike, automobile, kumenya kuvura hakoreshejwe ibimera, kumenya ubuhinzi bw'indabo, kumenya kutodesha urushinge, kumenya gufotora, kumenya gutera inkuru za gikristo. Uwabaga azi bimwe muri ibi agombaga kubihererwa impeta. Noneho reka nkunyuriremo gatoya
icyiciro cyitwa Pathfinder. Ndahera ku nama ya General Conference yabereye San Francisco mu mwaka w'1950, aho hemejwe gahunda ya Pathfinder maze ikanatorerwa abayobozi, aho witwa Lauren Skyner, umuyobozi wa mbere wayo, First World Pathfinder Director, wayoboye guhera mu mwaka w'1950 kugeza mu mwaka w'1933. Hakurikiyeho witwa John Hanhook, wahise uba umuyobozi wa kabiri wa World Pathfinder Director, wahereye mu mwaka w'1933 kugeza mu mwaka w'1970. Uyu kandi nawe wahimbye indirimbo ya Pathfinder. Nyuma y'uyu rero hakurikiyeho witwa Elder Henry Theodore. Uyu akaba ari washyize indirimbo ya Pathfinder mu nyandiko. Ni nawe kandi wahanze ibendera rya Pathfinder. Abajiya kandi bagira indahiro babanza kurahira mbere yo kwinjira muri uyu muryango. Ziri mu byiciro bitandukanye. Mereye ku ndahiro y'abagimbutse cyangwa se abo bita Explorer. Iragira iti: kubw'ubuntu bw'Imana nzajya mba umugwaneza n'umunyakuri, nzakomeza amategeko agenga urubyiruko rw'Abadiventiste, nzaba umugaragu w'Imana n'inshuti y'abantu. Hanyuma urahiriye amaze kuvuga iyi ndahiro akurikizaho amategeko agenga icyiciro cy'abagimbutse, ariyo akurikira: gukomeza umurinzi wo mu ruturuturu, iryo rikaba irya mbere; irya kabiri, gukora ibikwiye; irya gatatu, kwitegereza uwo tuvugana; irya kane, kubaha no kumvira; irya gatanu, kubahira mu nzu y'Imana; irya gatandatu, guhora ukeye; irya karindwi, kwamamaza ubutumwa bwiza; irya munani, kwita ku mubiri wawe. Ibi kandi akabikora afashe ku ibendera ry'icyo cyiciro. Noneho reka nkubwire isezerano abayobozi bakuru basezerana. Ryo rigira riti: urukundo nkunda Umwami Yesu nirwo rutuma nsezerana ko nzayamfatanya n'urugaga rw'urubyiruko rw'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, nkakora icyo mbasha gukora cyose mu bufatanye nawe kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. Intego niyo kumenyesha abo ku isi yose b'iki gihe ubutumwa bwiza bwo kugaruka kwa Yesu Kristo. Impamvu urukundo rwa Kristo ruradutaha. Nabo babikora bafashe ku ibendera ryabo n'ubundi. Abajiya biga amasomo akubiyemo uburyo butatu: iby'umwuka, iby'ubwenge n'iby'umubiri. Mu by'umwuka niho bigira ibijyanye n'iyobokamana byose, naho mu by'ubwenge bakigiramo ubumenyi butandukanye burimo siyanse, ubumenyi bw'isi n'ibindi. Hano kandi habamo isomo ryita irondabukanda, ryigirwamo tekinike za Jiya, aho ushobora kurangira umuntu inzira mu buryo bworoshye akagera iyo ajya atayobye n'ibindi. Noneho mu by'umubiri rero niho bigira ibijyanye n'imyitozo ngororamubiri itandukanye, bakiga ubutabazi bw'ibanze ndetse n'ibindi byinshi. Aha kandi ni hamwe nakubwiye bakorera igisa n'ikose. Kugira ngo rero haboneke umwanya uhagije wo gukora ibi byose, bategura ingando zizamara igihe runaka, bakava mu ngo zabo bakajya gukambika mu bice bya kure, bagakora icyo bita amavuna cyangwa se ivugabutumwa mu bice bitandukanye. Muri iki gihe kandi bafata umwanya wo gufasha abantu mu buryo butandukanye, birimo kubaka n'ibindi. Impamvu rero wumva Jiya ugahita utekereza Abadiventiste, nuko ari umuryango ukorera mu itorero ry'Abadiventiste kandi ukaba ugendera ku mahame y'itorero, cyane ko Jiya igera mu Rwanda yazanye n'abamisiyoneri barimo uwitwa Moniyeri. Ngayo nguko rero bwira ibijyanye n'amateka y'Abajiya wakundaga kubona, ukabitanye n'Abasirikare nyamara atari bo. Ndizera nashidikanya ko wasobanukiye Byabo binyuze muri ikiganiro naguteguriye. Nasohoye ikiganiro cy'uyu munsi, mushimira ko wabanye natwe, nawe ubutaha Imana ibarinde.